Muhawe ikaze mu kiganiro Ineza kinyura kuri Danis TV mugezweho na Ndahiro Clementine. Uyu munsi turaganira ku nsanganyamatsiko y'ingenzi igira iti ibintu bitanu umunyabwenge agiraho amakenga. Iki kiganiro kiragufasha kumenya neza imiterere y'umuntu ufite ubwenge bwagutse, ukamenya ibintu atajya yinjiramo byoroshye n'impamvu bimurinda kugwa mu makosa cyangwa mu mutego w'ubuzima. Ubwenge si ukubara amasomo cyangwa ukugira impamyabumenyi gusa, ahubwo ni uburyo bwo gutekereza, gusesengura, guhitamo neza no gufata ibyemezo byubaka ejo hazaza. Reka twinjire muri buri kimwe mu bintu bitanu umunyabwenge ahora agiraho amakenga, tubisobanure neza kandi tunagure ingero zifatika. Amagambo y'abantu bose atapimwe neza. Umunyabwenge ahora azi ko amagambo yose atavugwa ari ukuri. Ntabwo yemera ibintu byose yumvise cyangwa asomye atabanje gusesengura. Iyo abonye abantu bose bakurikira mu cyerekezo kimwe, umunyabwenge arahagarara akabanza kwibaza ati ese ibindi kumva bifite ishingiro? Ese hari ibimenyetso bifatika? Impamvu ibe ari ingenzi. Hari amagambo agenda mu muryango, ku mbuga nkoranyambaga cyangwa mu nshuti, ariko aba arimo imyumvire idafite ishingiro. Abantu benshi bakunda gukurikizwa amakuru batapimye neza, kandi ibi bishobora kuyobya cyangwa kuguhombya. Ingero zifatika: iyo umunyabwenge yumvishe ikintu kivuzwe n'umuntu uzwiho kubeshya, ahita asuzuma mbere yo gufata nk'ukuri. Ntabwo ahita yinjira mu mpaka ashingiye ku magambo atizeye, ahubwo arashakisha amakuru y'ukuri. Aho Bibiliya ibishyigikira, Imigani 14:15 haravuga hati umutima w'umunyabwenge ugira amakenga, naho umupfapfa yemera byose. Kabiri, abantu bafite intego zidakwiriye cyangwa zitarambuye. Umunyabwenge ntapfa kuba inshuti cyangwa gukorana n'abantu batagira icyerekezo kizima. Azi ko intego z'umuntu akorana nazo zishobora kumukururira mu byago cyangwa kumugusha mu mico mibi. Impamvu ibi ari ingenzi: iyo ukorana n'abantu batagira icyerekezo uravunika, ariko nta musaruro mwiza ugeraho. Abantu bafite intego mbi bashobora kukwigisha imico idakwiriye. Ingero zifatika: umuntu ufite ubwenge ashobora kwemera gufasha abandi, ariko iyo abonye gahunda zabo zishingiye ku binyoma, uburiganya cyangwa ubusambanyi, ahita ava muri urwo rugendo. Ntashora amafaranga mu mishinga atarimo ejo hazaza heza. Aho Bibiliya ibishyigikira, Abakorinto ba mbere 15:3 haravuga hati ntimuyobe, imigenzereze mibi yonona imico myiza. Ingingo ya 3, ibyemezo bihubukiwe. Umunyabwenge amenya ko ibyemezo bihubukiwe bikurura ibibazo. Ntahoza ku kintu ataratekerezaho, kandi ahora yihaye umwanya wo kugenzura ingaruka z'ibyo agiye gukora. Impamvu ibi ari ingenzi: kwihutira mu gufata ibyemezo bituma umuntu atabona impamvu n'ingaruka z'ibyo akora. Ibyemezo bihubukiwe bishobora kwangiza ubucuti, imishinga cyangwa ejo hazaza hawe.
Ingero zifatika: ntabwo umunyabwenge ahita yemera akazi cyangwa ishoramari atazi neza aho bizamugeza. Mbere yo gutanga igisubizo gikomeye mu muryango cyangwa ku kazi, abanza akagitekerezaho. Aho Bibiliya ibishyigikira, Imigani 19:2 haravuga hati: umutima udafite ubwenge urihuta, kandi umuntu wihuta mu birenge bye arayoba. Ingingo ya 4: imbaraga zishingiye ku marangamutima gusa. Umunyabwenge ahora azi ko amarangamutima ashobora kuyobya. Yego, amarangamutima ni kamere y'abantu, ariko afatanyije n'ubwenge nibwo bigira umumaro. Iyo uhisemo ikintu gishingiye gusa ku buntu yiyumva, bishobora kugusiga mu gahinda. Impamvu ibi ari ingenzi: iyo ufashe icyemezo ku marangamutima, ushobora kwicuza nyuma. Amarangamutima ashobora kukubuza kubona ukuri. Ingero zifatika: iyo umunyabwenge arakajwe, ntahita afata icyemezo gikomeye nko gusesengura ku kazi cyangwa guhagarika ubucuti. Iyo abyutse ameze nabi, ntibimubuza gukora inshingano ze. Aho Bibiliya ibishyigikira, Yeremiya 17:9 haravuga hati: umutima urusha byose kurabagirana, ni mubi cyane, kandi ntubasha kuwumenya. Cya 5: ibikorwa bidafite indangagaciro. Umunyabwenge ahora yitondera ibikorwa bitubaka kandi bitubahiriza amahame y'indangagaciro nziza. Azi neza ko ibyo umuntu akora uyu munsi byubaka ishusho ye y'ejo hazaza. Impamvu ibi ari ingenzi: gukora ibintu bitubaka byangiza icyubahiro cyawe n'icy'umuryango wawe. Ibitagira indangagaciro bituma uba imbata y'imyitwarire mibi. Ingero z'ibifatika: umunyabwenge ntiyemera gukora ikintu kizahesha isura mbi we n'umuryango we. Arwanya ruswa, uburiganya no gusebanya. Aho Bibiliya ibishyigikira, Imigani 19:9 haravuga hati: utembera mu butungane agenda atekanye, ariko uyoba mu nzira ze azamenyekana. Icyo dusoza tuvuga, ibi bintu 5 umunyabwenge agiraho amakenga ni: amagambo yose atapimwe neza, abantu bafite intego zidakwiriye, ibyemezo bihubukiwe, imbaraga zishingiye ku marangamutima gusa, ibikorwa bidafite indangagaciro. Umunyabwenge nyakuri ni ugufata umwanya wo gusesengura, ukumva neza ko kwirinda ikintu cyose gishobora kukubera umutego mu buzima. Niyo mpamvu umunyabwenge ahora agira amakenga, kuko azi ko ubuzima ari urugendo rurerure kandi bugifite ingaruka. Mbifurije kuba abanyabwenge bahora bagira amakenga. Shalom, shalom. Mwari kumwe na Ndahiro Clementine.